usicyumva mubwira ngira ibiciro bwisho ni watsunga ufite umukobwa w'icyucyo mu gikoma cyava kagira ngo turanira wenda n'amazi tugeze aho dusanga icyo gufite sabune mu ntoki n'amabya kuko umuntu agenga ari kwibona kirimo cyane ngo tugera ngo ugiye kumbwira umbwira iki What? Wajukadukiza bavuze ko umuntu aturuka kungu none so wirebeye busiyete amaso ku maso watikeze ko adakomoka kunguye ahubwo mwana reka umbwira uyu mutipe ni n'igicucu kandi twajyanye kugura radio ayakije iravuga izi ayifunguye aravuga ngo dike kamabwira ubundi gende kubyuma ngiye muri kunsereza abantu reka nige subhanallah sanu nta kindi sana kafra ni bade n'abandi mbona n'indagara ibyo bisusu bikoreshe neza ubona ipasho niwite kuba guca intege ngo bataye umuco yakoni business sawa ma ngusigorenza muri no quartier akuzonzikara mbere akaga padri cha pastor bafashe muri abagiye kuvuga ijambo ry'Imana nete zanje tuba turi mu kazi inete fata recording ngiye fata kujya isho besanyore ngiye kuvuga ijambo ry'Imana abandi baturage bakiri ahubwo man afite igitekerezo ikihese semane ejo nzajya kuvuga ijambo ry'Imana What? abazo kamfasha ukagenda wigize pastor kugira ngo twicire wakiriwe wasubwo nzabishoborara ese ubwo akazi kawe ko nzi kari gusobereza no gusambana wanda gusabira amungane ako zabishobora amajoro ndara akumye wenda mpfukama nkasenga sema ko ufite ikiraka wandanyira umuntu yo gucukura umusarani nzi umugabo kandi shaho uzi no kubikora imva yacukura nk'umusarani wa metero 70 oya izo ni nyeya ongeraho ubwo n'izindi uriya mugabo sha azi gukora akazi neza man nari besho usanga unsana sawa man sawa ndagukurebera amakini amakuru sana ariko shora butarambaza n'amato yukambaza amakuru kuri akaye ariko bajyani kubona nyo ufite nzige neza suranga buri usaza ugabanya man nubiki man ariko nyane nagufite n'ikiraka ngaro ko twavuga ugende nyine nzi hari umugabo nyine ufite tuwarete nubwo ubucukura katakwera amafaranga ni wanaguramo n'ivatiri ubu shara nubwo inzara nyinshi ariko tugere ndapfa kugera salam nestes akwita wikisi banyitabaga amacukura twahita bakora dese basa tubigitano nkabitsa venimba afite ikiraka nenda ndabona wanagishobora ngacimbire va gucukura umusarani wa metero 70 ubwo se uraburi gucukura adaperi cyangwa uri gucukura abanyeshuri izo metero ngiye kwishyura uzazicukura ntabwo ngiye uzazicukura ariko buri akamana shaka wagikora uzacicukurira ashaka basi Semana wacha kumura mani kutirika kamazile mani kangira mani gatekerezo mani agatekerezo kataragateka byinshi na rutambe bwakambye hari umuhanzi mu mani joze gutubura kandi natwe twatuzumutubura ahafite no telefone ko gitubura muri kimana gasumba ko reje nizero no ko ari minyunga tabari bya bindi byawe uyabara kukubeshye yose ubonye nakubeshye igihe twakoranye sedeyiro ntabwo twabara kukubeshya n'umukize no pastor wacu umunsi ku cyumwana hano ari kunyura abantu aho bareka kugira akanama weho reka uze kwigagaza none nawe naza kukureba asange wigagaza igere ku gusengera ubwo nenda atanuruka inyuma mite mbijyana wakintu byo none no muneza wakintu ahubwo cyo tumukutira mu gafuka nazi ivuga idatwiba kandi ntabwo twicaye mana anga What? It was at this moment he knew. Pastor. Harimo inyungu. What? Umuntu aragagaye wamba bari ukamusengera. Sunu buramusengera na Bibiliya mbona ufite. It was at this moment. Nuse pastor umuntu uramusengera na Bibiliya ufite. Twe twasizwe amavuta. Gusa tweguramo dufite umwera. Nta ufite ariko nyine musengere turabarira mbabarira. Kandi gusengera umuntu inama. Gusengera gusenda mu maso. Waje ukamusengera vuba vuba. Izina rya Yesu rigira. Fire mu izina rya Yesu. Fire.
Nana Kafra. No. Ndaga n'ubundi gukinisha umwuka w'Imana si byaguhira. cyangwa uri gusengera ibyatsi ngo izuba What? Siko bantuburiye. Gukinisha ibintu by'Imana ntabwo At this moment, he